bavandimwe nkunda Yesu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya gatatu cy'igisibo. Murabibona urugendo tuganisha kuri Pasika ruragenda rwicuma, kandi Imana ikomeje kudusubiriramo ubwo butumire bwo kwicuza no kwigarukira n'umutima wacu wose, kandi tubigiriye urukundo nyine dufitiye Imana yacu. Ntihagire rucikanwa, buri wese agira icyo akora kugira ngo urugendo rwe rwo guhinduka rugaragare ubwe, kandi rugaragarire n'abantu ahura nabo mu rugendo rwe aho Imana yamushyize. Ivanjiri uyu munsi rero irakomeye kandi iranatubwira ibintu biteye agahinda. Abariya Abanyagalileya bishwe na Pilato, hanyuma amaraso yabo akayavanga n'ibitambo byabo n'akumiro. Hari na bariya bantu 18 umunara w'Isilowe waguye hejuru, bose bagapfa. Yesu akabaza ati, abo bantu bose se mugira ngo bari abanyabyaha kubarusha? Oya da, abantu bose batwarwa n'ubugizi bwa nabi bwo kuri iyi si cyangwa ubugome bw'ab'isi, ntabwo ari uko ari bo banyabyaha kuturusha. Niba twebwe tugihagaze muri ubu buzima, niba twebwe dufite agahenge, nuko Imana idutegereza kandi ikatugirira impuhwe. Nicyo cyonyine. Ahubwo buri wese agerageze. Ni nabyo Yesu yatubwiye ati, nimutisubiraho mwese muzashira. Tugerageze rero bavandimwe, buri wese afashe mugenzi we kugira ngo twisubireho. Kandi ikintu ubwo ni mwivane mu gice cya kabiri cy'ivanjiri, ikintu kidutera akanyabugabo ni uko Imana yacu iradutegereza kugira ngo itwereke izo mpuhwe zayo, ariko cyane cyane iradutegereza kugira ngo itubabarire, hanyuma yongere idusogongeze ku bwiza bw'ubucuti bwayo. Ariko cyane cyane Imana yacu iradutegereza kugira ngo iduhe nyine ku mbabazi zayo no ku rukundo rwayo. Bavandimwe rero, tugerageze dufatanye, buri wese afashe mugenzi we kugira ngo tugarukire Imana atari ukubera ko dutinya ibintu runaka bishobora kutugwirira, ahubwo tugarukira Imana kubera urukundo tuyifitiye muri twebwe mu mutima wacu. Nk'uko rero bisanzwe, mugende murebe ivanjiri y'uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 13 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 9. Bisubiyemo, dufatanye twese tugarukira Imana kandi turyoherwe n'iyo Mana yacu idutegereza, ikatubabarira kandi ikaduha nyine ku byiza byayo itugabira. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi n'igisibo cyiza.